Igikobwa ni igisazi, iki gikobwa ni igisazi. Iki gikobwa ni igisazi. Ugaburetse kumutekerezaho tubanze dushaka icyo kurya. Nta kibazo basi. Asukunda tete. Doro nukuzuga byatama ni wazukana reba aho ngejeje. Ugejeje ukora iki? Kana gwasize harimo imboga. Ukajya ngo guteka no guhinga cyangwa no kwikorera. Naciruka ndetse kujabura rata ndayishimura ajya muri salama cyangwa izana. Bizana hano. Uzanira. Akaka. Twareje. Abare bayigize umwana mu bakiri undi. Utumbuka muzanire. Yego ye. Bandikirane. Waye ibishyamba. Iki kintu mwazanye mu rugo rwanyu kizabatera isereri. Wafashe telefone nyakobuje ukayimuha bitari gusoma. Kuradimereza. Ni wa mutanzi wa nkunda. Korodi winyitabira telefone. Tareka muvuke. Nakubonye. Ujyusara cyangwa. Mbe korodi urwo rutambaro wambaye n'urwanyu. Nako nashyizemo kugira nteke neza. Icyo wari wambaye. Warasaze cyane. Bari kugiteka. Kaje nyivangira mu mwuga. Iki gitambaro kiri ku meza. Sicya kintu twasanze Nyine bagishyira mu cyo ku meza. Uriya mukobwa yarandenze. Ubwenge bwanjye buranareba. Nihangana. Kabujya kabura kugenda neza. Ako kuzi. Uruntu rwagera ugira ukiya korodina abasire. Cyangwa umushi. Dora uricaye umusandira ibiryo. Nyine. Utabitaba ibyo bimenyera byaho. Asukira cyo ni cyane. Korodina afite umuco muba kura kuri papa. Cyakoze reka mbizo. Ako ibazwa n'umusarya data ari sowani. None ntago ari byo. Siko ameze. Reba gasuzuguro ke n'akanyaro. Urareba jiwa igikombe wasutsemo. Ndariya. Bera Rwanda ni wabutunze. Akora dugira imico mibi nge na rumwe. Korodi wakire mu rusenda. Mwongerereho. Ngene nanga mbema. Ugiye ko ari nyakobuje. Ukuntu uri kunyibutsa wa muhungu wo gutereka bakuri Umenyera. Urumva korodi ngo inde. Bawundi. Urohaga. Ndogoka. Kugira amahane Akakanya bibagiwe inzara bari bafite. cyama mushora umuntu mwisi do. Bajya wiba. Undese. Muri rugo mwajyaga mujya Korodina. Uzi n'ibindi icara hasi. Icara hasi. Ngo tangiye kumbwira n'indi Icara hasi. Korodi wakaje hasi. Nyabupfura. Ino jini yanjye. Korodina. Ngiye waherewe inkosi ubu nibwo yibutse ko ari yawe. Korodi. Tamuvuga nabi mba nabatekeye. Tibiryoshye rata. Inzara ho n'inzara mwari mufite. Ariko kubera ukuntu nari ndwaye ibicurane. Mwemba hajyagamo n'ibimwira. Ako warasaze cyane. Ntabwo njya mbeshya. Korodina wowe uzamumenyera. Yambaye n'urutambaro rwo ku meza. Nyine kugira ngo njye mu gikoni. Bisekereza niko wabona mwarakaye. Mba mbabeshya. Ubwo se wacyabimwira mu buryo bya Mabuja. Ntabwo mbere. Mana marangira. Uko mno Icyumutwe nawe ushaka kugana nanjye. Sinakubwira ko nshonje Korodi. None se urajya mutekere. None Ndi umukozi wawe se cyangwa umukozi wa so? uri umurerebe uri indorere sinzi uri. Darira nyishope. Dekora ko mungana ni nako muryo mba mubazi. Njye ntabwo ndi bityo. Niyo mpamvu namba ni neza. Umva mbwira. Mbwira nyine. Wa muhungu bira bintu numva guri kuvuga nibyo cyane amagambo yawe uhimbira ibintu ahugeze. Ahubwo uranyibukije. Uriya muhungu ni sheri wawe. Twari turi gupanga ubukwe. Ambwira ngo ndi umwana wo mu bakire ngo iwacu n'abakire. Nawe waragiyeho ndakuzura hino. Dore ko ukeneye umugabo. Wari washeze. Ndamukeneye nk'uko isi ikeneye. Wabaye nk'ihene. Urase yari kugukwanga. Abose nyuma ya Pierre. Uzwi cyambwiraga ngo waba ni muri etage. Muno masika bwa kuri umukozi mu rwego. Bira bigori gikora filime cyane. Bigera aho ngaho bikitira urubuze. Umunsi yamaye agahumbi. Aha ndi igicucu mana wamaye ubwenge koko. Ukama ubwenge nk'urwahaye Salomo. Umunsi umwe twarahuye. Rero bura umuhanga yaravuze ngo amaso y'urukundo nimba ngarakuno ntabona nani sinakibona. Kiza cyambaye ibibodaboda. Ira costume twahuye cyambaye.
kirambwira ngo sharinga bike nkibwira n'ibintu by'impyiko ndakibwaza tukagusha impyiko Yes, numvishije ukuntu nanjye nakibwiye ibintu by'impyiko si cyaje kikambwira ngo ibinyango byashize ngo hari ikibazo ngo bizagaruka ngo nyuma y'amezi 5 ngo impyiko barayigukuramo ngo wumva mba ndamubwiye nayo ko woba muzima ubu se urwara barugukuramo wumva none wogereke impyiko rarunu n'urwaye n'ubuhe bwo ndakubwiye ngo urucucu ariko banza rutuzuye wese urucucu ahubwo n'urugome n'urutindi umva se bwa mama y'agahumbi arongera ageze nk'ihike ngo sheri ngo nsubize icyo gihumbi ngo ndakoherereza kuri banki nanjye ubwo ngiye aho ngo na mama umva se na mama umuhe igitenya mwana nk'umuntu uri kugura inzira ntaranamuhana ari n'umwana wo mu bakire azabyemera ayiwe ariko mana we ariko ushaka umuntu aki Kigali irimo abaho uheragura umunyamwaka ahubwo ndavuze se nkice buriye yo mu ndeka gato nari kwica umuntu nkashyira hasi umurambo bakanjyana nkajya kurya imbuto amaraso yuriye ko ari nk'ay'uruvu nyakazi kigapfa kikareka kuri ubu se nazabeshye nanjye kandi aza kundeba yari yambaye igikositime n'igisandari ntareba ibisandari nta ni uwo munsi kuko yarambwiye ngo abakiriya ayihora munasi wa yataje yambaye wa munsi koko wari wagiye wa munsi umbwira ngo tujyane nkanga ukagaruka wavuze ngo bagukuyemo impyiko numbwire ese we buriya wiyongoje ute ko peki ko baguyemo impyiko none ko cyamindutse ku munota wa nyuma wowe nari kurara hariya se ahubwo wowe mwene muntu we turi bene muntu umwe yepfurya ukuri ari kukwemerera ntabwo ari kubyemera nakubeshye kubera ukuntu wari wayagaye nawe ushaka amafaranga wirirwa gutukana kugira gute ku mafaranga ataraya warancyuje sha winyibutsa nakwica warancyuje kagabo ese nakubwiye ukuntu kagabo nyuma namwihindutse namwe nigengera ikibazo cyo kwibagirwa ni njyewe ni ntabwo nibuka neza ni mwizina rya Yesu nditekereje neza wumva usiganye imitwe ingayo kuba wowe se ko waturoza atigeze akaraba ahubwo kangiye inama watse twibera barakora twaya tujya mu byumba by'amasengesho bazajya baduha amafaranga ubu se aho wirirwa ubunga wikopesha mu mabotike n'ibiki baguhaye ngaho mu rusengero bararya aho nikopesha nagomba ndimo ndarya ngagenda ubu urikopesha he kwahera imbwa ya Petero anegende ubuhehe mu cyobo muri cyo icyo hizana kujyana ubundi bazajya ukayinagamo Senti ntago wameza pe ntago wameza ntago byakunda witabe cyangwa ni witabura urampa ibyanjye wange kunyitaba ndakomeza ngo amakaje cyakoze mu buzima bwanjye nahuye n'imbobokazi ndongera ngo uhamagare Didi reba rya jini muvukana ryanze kunyitaba ese uramushakira intebe zanjye ese ntabwo watuza ntiwazajya kuzizana ntabwo natuza mbese urabona ahita kwitaba wowe umva anyitaba ndamuhamagara nibishaka bibe inshuro 100 ndamuhamagara ngaho hano Didi mukuru wawe nzamubabaza sha nzamwerekaho abanyabutare tubera babi mwese uzamubabaza umva ejo mu gitondo turajya kuzana intebe zanjye n'amarido abatsindimo kubera iki so utagomba kure ko ari umuvandimwe wanjye umva ibyo ntago bindeba uburyo nagenda gateza yakavuye n'iki umva nkubwire wowe ahubwo inama nakugira ufate bari abakobwa batagira icyo bahomba kuko urabizi n'abasazi bo bazagufasha ugende kabisa mubashe mbese uri kunererana wena ako nawe bazimo icyo kintu ngende nge gushwana mukuru wangerega nubwo yanjye wese ko yakwirukanye nimba ari mukuru wawe nimba yaragukunze nk'ukuri kubivuga usubona agira nk'uko agize Didi wowe nyine ahubwo icyiza n'ubundi ngewe nacyo zamukorera ikintu ku buryo azajya ndeba no mu maso akavuga ati nahuye n'umugome ndabyumva nyine ariko nge nacyo nagufasha ubwo bireba ibikorwa bidafite icyo bihomba ejo muzazindukana bazanagufasha iyo niyo gahunda kabisa
Mwiriwe. Azana izo ntebe n'amarido. Mugabanye urusaku. Kuki se ari kwanga kwita? Senti harihe. Senti ntabwo ubundi Hani uyu muboyi mubwira kingure. Tujya gufata intebe. ntabwo nyingura kuko simbaye Senti ntabwo muzi. Yenga reka mbivemo kuko nagusekura wowe Senti ntabwo muzi. Mubwire n'amarido. Ntabwo muzi. ubamo hano ubamo hano ni tata wanjye ni tate wawe cyane. utambwira kuri mugore yaba yarajyanye intebe zanjye Wa mugore w'umujura. Uri mugore n'umutindi bigeze aha. Amarido nayo shaje n'intebe. Ariko mwana we. kandi na tata wari yagiye kwa muganga. Urimo hano wenyine? ndimo hano njyenyine. Mbega wa mugore. Cynthia azambuye kandi mwe muri ibicucu ubundi reka mbabwire mwe muntu arabashuka mukanga kwemera waduhaye uburenganzira twinjira twere Ngira kuko ntabwo ari intebe wanjye. zirasa gute Ntabwo ari wanjye. intebe zirasa gute nta ntebe dufite. nta ntebe mugira muri iyi nzu muri n'abakene umva Ni n'abapfundikiye. tujyane cyangwa ntabwo muzi Uno mukobwa ni n'umwana mwiza ntabwo avuga nawe. yego rata bayi nitwa koko murakoze. Tuzagaruka Uzasura Yego muzagaruke. Twe tuba hano hafi nubwo turi abana babi. cyangwa tube dusigaye muraza cyangwa ntabwo muzi kanigende nuze n'ahantu Kuradi waje. ntabwo mazi. ntabwo nazakubwira. Kuradi. nzaguhamagara. bayi Oui. Ni sawa. Uti? Oyax. Aho mu rugo se? Kaba. Mbese se abantu bayobye? Bateje akavuyo bikomeye? Si abantu baturutse. Ndibaza bashobora kuba bayobye. Ko nta bantu benshi bari bazi ko ntuye aho hantu usuka. Urumva ko nanjye birantunguye ntabyo nzi ko ibyo bintu ntabwo bihasanzwe. Yego. Oya ntabwo bisanzwe pe. Gusa ndaza kuhagera ndebe mbaze wenda n'abaturanyi ko byagenze ko njye bumva ntabwo bihasanzwe simbizi ariko icyo nkujeje ntabwo bizongera. Oya pe ntabwo bizasubira. Okay, nakoze nawe. Ciao. Ubu wabona kugabo yinjije umugabo mugenzi. Ridi Cynthia ni ingegera mu buzima bwanjye dusanze Wahonze se noneho. Uhagiye gupanga hari ejo yaraye yiba abari dara yajyanye suri dara zijyanye intebe za mambo suri da kariya ko. suri do nyine kupanga babonera Ngo n'amatapi. Ngo yazanye nzi afite indugo niho yagiye kuba. umva ntago hitawe nibibe ngo uko byagenda kose nibishaka na leta ibyigemo we nze bibi ko refate yanjye. Ngewe uri umugore ntabwo mukeneye umugabo muransa wajya uganye utugamba twawe twaza tubona n'ahantu sekarije namwe sekarije ose nuwa ni urusaza rwo rubakurikirana rw'urugo sekakurira ngo umuntu w'umukirenge iwabo ngo ni umunyonga se wacecetse kari kurira kanyonga amaboko yawe kugenda winyongagura nta nayo ugira asubira abasazi mwe bajya menyera wanje rwabo nk'ubu muri gutora kuki iwabo bafite uwo mwana w'umuhungu ngo ni Tsekari baritse kari uramuzi se uramuzi na papa rusigaye kuko wise bigenze bite ndetse mwumvise ibyanyu we ni wari kubivuga uyu ni kuriya yarabikoze ni sawa mwongere Yavuze ngo ari shani itaramena biriya bintu sobura muri izi bintu ariko ntabwo kugiye kubakorera mutaka. nakumvisha umbwira pa akava hejuru y'abantu neza uko azetse
Yena sezera mbere yo kubikora. Umukozi utagira ubwenge. Ari kwipfuna imbere yabo batagira ubwenge. Zana hano ibyo. Twagiye. Mabuja si biryoshye. Njya kutama ibiryo hakitsuke. Ibyo mva hejuru y'abantu. Papa ntugende nakubonye we. Mabuja kecapu. Nikwaye batubeze. Derek again, guys. Mwazibonye imvune z'abahanzi murebe ukuntu tuba dutwaye sound. Allah akiba. Namwanya Lydia. Korodina. Basuje abafana. Hello guys. This is Kecapu TV show. Guys, ubu rero tugiye gushutinga. Uwitwa This is Derek again yabirangiye aje muri filime yacu turakora ubukuri joro honeymoon ni ku Gisenyi. Arahiye. Derek ari imanukiye atera ivi. We pasi. Team Kecapu in the city. City. Flowing wese so bafite makumyabiri. We queen pasi. Nabo nabanshi. Movemo. Wese ara flowing. Mabuja in the house. Mureba abakameramani bacu guys mubarebe. Nabatsini. Korodina ni cyo abwira abantu. You are hungry. Kana uzi umugabo turwanye mu kanya nawe. Abanye Lydia na mukuru we. Genda. Yaragona. This Derek again.